muraho neza abakunzi ba Precision TV. Amakuru mukunze kumva kenshi n'abihangange ibyamamare n'inararibonye zikomoka i Burayi no muri Amerika. Nyamara Afurika nayo ifite abantu bagiye bagera ku byiza bashobora kuba icyitegererezo bigatera ishyaka n'umurava bakiri bato. Gusa rero abantu nk'abo muri Afurika ntibakunze gushyirwa mu majwi n'urubyiruko rwinshi ko rubafatiraho urugero. Aha wakwibaza niba ari akawa mugano ugira uti nta muhanuzi uhanura iwabo, cyangwa se ari uko batamenyekana cyane mu bitangazamakuru n'ahandi. Gusa ariko inkomoko y'ufatiraho urugero ntabwo ari ngombwa mu gihe ubona umuntu afite ubushobozi bwo kuba wamwigiraho iby'ingenzi wifuza. Mbahaye ikaze muri ikiganiro. Reka kuri uyu mwanya mbabwire ku mwenjenyeri y'umunya Sierra Leone. Amazina ye ni Kevin Bokaido. Uyu yavutse ku itariki 26 Ukwakira mu 1996 mu mujyi wa Freetown muri Sierra Leone. Kuri ubu akaba amaze kuba umwenjeniyeri ukomeye, azwi nanone ku izina rya DJ Focus. Izina ryaturutse kuba ubwe yizera ko nta kintu cyananirana iyo umuntu yibanze ku ntumbero ye. Iyo umuntu atumiye gutanga ikiganiro mbwirwaruhame muri mwe masosiyete akomeye akora ibijyanye no gusakaza ibitekerezo bitandukanye yitwa TED Talk, byerekana ko afite intumbero y'impinduka nziza kandi amaze kumenyekana mu byo akora ndetse n'abandi bamwigiraho. Kevin Doe ni umwe mu bakiri bato cyane bamaze gutumirwa gutanga ikiganiro mbwirwaruhame muri TED Talk. Ikaba yararebwe n'abantu barenga miliyoni enye mu gihe gito cyane ishyizwe ku rubuga rwa YouTube. Afite imyaka 11 nibwo Kevin Doe yatangiye gukora umurongo wa radio yizajya ivugiraho. Yakoze kandi battery, ibyuma bifasha kongera amajwi n'ibiyavanga. Ku myaka 13 Kevin Doe yaramaze kuba umuntu utangaje washoboraga gusana ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse akanahimba ibindi bikuye mu byuma byashaje byabaga byarajugunywe nk'ibitakigira umumaro mu gihugu akomokamo cya Sierra Leone. Ku myaka 14 gusa Kevin Doe yatumiwe muri kaminuza yo muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga, Massachusetts Institute of Technology. Iyi ikaba iri ku mwanya wa 5 ku rutonde rwa za kaminuza zikomeye mu isi. Kevin Doe yatumiwe aha kugira ngo arebe ibyo bakora nuko babikora. Akaba ari umuntu muto cyane wari utumiwe kuri ubu buryo. Ibyo yaramaze kugeraho byafatiwe amashusho babishyira ku mbuga zitandukanye za internet. Nuko ayo mashusho akundwa n'abantu benshi bavuga ko yanabateye umurava ku buryo bukomeye ndetse arebwa na za miliyoni z'abantu batandukanye mu isi. Uyu munsi ku myaka 23 Kevin Doe afite ikigo cye cyitwa Kado Tech Inc. gikora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Yashinze kandi umuryango witwa Kevin Doe Foundation, aho agenda mu bihugu bitandukanye abonana n'abakuru babyo akanatanga ibiganiro mbwirwaruhame muri za kaminuza bigamije gutera umurava bakiri bato, bibafasha gutekereza ku buryo bakwishakira ibisubizo ndetse no kumenya amahirwe bafite nuko bayabyaza umusaruro. Kevin Doe yatangiye umuryango utabyishimiye ndetse bakamubuza kwirirwa yegeranya imyanda no kuvuga ibyo byuma n'insinga, ariko ntiyacitse intege kuko yarazi icyo ashaka mu buzima bwe. Yakomeje kujya bikora, none ubu amaze kugera kuri byinshi bitandukanye birimo n'icyuma gitanga amashanyarazi. Amaze kwitabira kandi amarushanwa atandukanye aho yagiye abona ibihembo bishimishije kandi akanamenyana n'abantu bakomeye mu isi bamufashije kubona amahirwe atandukanye. Uyu munsi hari benshi bamureberaho, baba bato n'abakuze, kumenya icyo ushaka mu buzima no kudacika intege nawe wabimwigiraho ukagera kure. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye Elima kuzani naha ngaha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi.